Okay, murakaza neza kuri YouTube channel ya Nyero Official nko muzima mu wanyu iradukunda Jiva. Uyu munsi rero tugiye kureba tugirwana cyangwa kuri topic ivuga uti Moriox Kids bafite gahunda yo gutaha cyangwa gahunda yo gutaha bafite. Ni nyuma ko tugenda tubona ama video menshi bameze nkaho na gahunda yo gutaha bafite. Urugero murareba iyi foto anga, iyi foto ni ifoto iri kuri YouTube channel yabo nyine igaragaza ko bazamara igihe kingana iki iminsi 15 muri Armenia. Uyu ni umunsi wa 12 kandi mubare igihe amashuri azatangira mu kuwa kangahe kuwa kabiri. Natangira kuwa kabiri muri bano bana harimo abanyeshuri bazajya gushaka amashuri bazajya kwiyandikisha nyine ubwo bakoze cya leta mu wa gatandatu. Urumva rero gutinda kwabo ni ibintu bikomeye cyane cyane ibintu bibabaje cyane rero. Gusa ibi ngibi biri kuvugwa cyane n'abafana babo ikabaze bagire mu bitekerezo by'abafana babo kuri TikTok. Ngo yavuze ati ngo umuntu ubona ko bazajya kwiga bararuhutse na nyiherera yiki. Uyu ngo nyine yavugaga ati umuntu azajya abona ko bazajya kwiga bararuhutse ariko ati bazabariye show nyine barahatwitse koko nyine ubona ko batembereye. Uyu ngo nawe aravuga ati mwabana mwese ko mbakunda kubi ariko nanone ko mbona mudataha ngo mwige. Uyu ngo ni comment nyinshi bagiye bavuga nyine muragenda mubireba mujye ku video yabo ari gusora kuri TikTok murabireba. Ibi ngibi rero bivuze iki? Moriox Kids ishobora kuza igakomeza amashuri mu Rwanda n'abari kugenda bavuga ati nimuzagaruke mu Rwanda mwiyigireyo. Tugiye kureba ati ngo wowe wishyire mu rugero nyine rw'umukunzi wa Moriox Kids. Ndabizi ko mumurikira cyane muri abakunzi ba Moriox Kids abenshi. Nk'ubu ngubu wagiriye na Moriox Kids wabwira ati mutaye mwige mu Rwanda cyangwa bavuga mushaka ibigongo muri Armenia mwiga muri Armenia murangiriza aho ngaho. Ngiye kureba rero inama abafana ba Moriox cyangwa abakunzi ba Moriox bagira iri tsinda rya Moriox twumve abayikunda cyane cyangwa twumve n'abatayikunda cyane. Wowe tanga igitekerezo cyawe kubyumva ati muze mwige mu Rwanda rwanyu rwabye cyangwa se mwige mu mahanga murebe ko mwaza kurana no mukagaruka mu Rwanda mugafasha n'abandi bana bameze nkamwe. Ibitekerezo byanyu ndabishaka ngo muri comment wowe mbwire uko wa message y'abana bana. Ciao ciao namugwanya dukunda Jiva kugira ko subscribe. Ciao ciao. Gisa